Iri ni ryo jambo ngiye kwibandaho riri mu Baheburayo igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Biravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Ngo kera Imana yavuganye natwe mu kanwa k'abasogokuruza n'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ni ukuvuga ngo Imana kuva irema isi, cyangwa se Imana itangiye kuvugana n'abantu, yabikoze ivugana n'abantu mu buryo bwinshi ndetse ikoresha n'abantu batandukanye. Hari igihe cyabayeho Imana ihagurutsa abahanuzi nka ba Mose, ba Eliya, abantu batandukanye Imana yagiye ihitamo. Buriya umuhanuzi ku Mana yari umuntu Imana yahitagamo kugira ngo abe ariyo ikoresha kugira ngo itambutse ubutumwa bwayo. Uwo muhanuzi ntabwo yabaga ari umuntu w'intungane cyangwa se umuntu ufite icyo aruta abandi, ahubwo ni uko ubuntu bw'Imana bwabaga kuri uwo muntu, Imana igasa nk'aho yirengagije amakosa ye n'intege nke ze n'ibyaha bye kugira ngo imukoreshe icyo ishaka. Muri Imana yacu ni igitangaza ku buryo iyo ifite intego hari ikintu ishaka kugeraho, even n'intege nke zawe ntibishobora kuyitambikira ngo ugire ikigeraho. Hari ahantu nasomye mu Batesalonika ba kabiri ko Imana izakoresha even na Satani ngo kugira ngo abinangira, abanze kwemera ukuri, babashe guhuma burundu, barimbuzwe no kuba bataremeye ukuri. Ngo Imana izakoresha Satani kugira ngo habe ubuyobe bwinshi. Ni ibintu bitangaje cyane. Si ukuvuga ngo Imana ishobora no gukoresha na Satani kugira ngo abe igikoresho cye, kugira ngo icyo yagambiriye ibashe kukigeraho. So Imana rero yagiye ihitamo abahanuzi, abatambyi, igafata ubwoko bumwe bw'Abalewi ikavuga ngo aba Balewi mbahisemo nta kindi kintu igendeyeho kugira ngo nzabashe gusohoza icyo nashakaga cyo kugira ngo abantu bashobore kunyegera. Si iri jambo riravuga ngo kera Imana yavuganye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ariko none bavuga ngo naho muri iyi minsi y'imperuka. Iyo tuvuze ngo iminsi y'imperuka tuba tuvuga ko ari iryari, kuko ngewe nakuze buri gihe numva ngo turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi y'imperuka, kandi ndabizi ko n'abatubanjije n'abatubyaye nabo bakuze bumva ko bari mu minsi y'imperuka. Abantu akenshi dufata ko turi mu minsi y'imperuka bitewe n'ibyo abantu bari gukora. Ibyaha byagwiriye, ibyaha byabaye byinshi, abatinganyi baje, ubuhemu bwabaye bwinshi, intambara zabaye nyinshi, korona yatwaye isi yose. Ibyo ari byo byose iyi ni imperuka. Ariko si iminsi y'imperuka ni iryari? Iminsi y'imperuka ntabwo iri determine cyangwa se determined by ibyo isi iri gukora cyangwa ibyo abantu bari gukora. Ntabwo ari byo badetermina imperuka, ahubwo gahunda y'Imana n'ijambo ry'Imana niryo rishyiraho iminsi y'imperuka. Ubundi iminsi y'imperuka yabayeho, yatangiye igihe umwuka wera yamanukaga, kuko icyo gihe Petero yahise avuga ati ngo mu minsi ya nyuma, ngo hari ijambo ryo muri Yoheri gisohoye ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. So umunsi rero habaye ikimenyetso cya mwuka wera kuza Yesu amaze kugenda. Kuva uwo munsi twatangiye ibihe bya nyuma, kuko Imana yaraje, Yesu araza, umwuka wera araza, nta wundi muntu dutegereje kuza, ahubwo igikurikiyeho ni uko Yesu agomba kuza agatwara itorero. So turi mu bihe bya nyuma kuva icyo gihe. Rero ntabwo twari dukwiye gutinda twibaza none se noneho ntitugeze mu cyumweru cya nyuma, noneho ntitugeze mu mwaka wa nyuma. Ibyo bintu ni ibintu bidutwara umwanya, bigatuma tutabaho nk'uko twakagombye kubaho. So mu minsi y'imperuka rero, iminsi ya Yesu Kristo, iminsi ya nyuma y'abo bahanuzi, ngo Imana noneho ivugana natwe bigenze bite? Ni gute twamenya ko Imana irimo kutuvugisha? Ngo ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo, ngo uwo yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Aha ngaha niho hashingiyeho topiki y'uyu munsi, kuba Imana ivuga ngo noneho mu minsi y'imperuka, kuva icyo gihe, kuva Yesu
amaze gukora umurimo we, amaze kwigaragaza, amaze kugaragaza ko ashoboye gucungura isi yose, yahindutse noneho the only proof ikwemeza ko Imana yavuze. No ntinde mvuga rero uburyo Imana ivugana natwe mu kanwa ka Yesu Kristo, aribyo bigaragaza ko Yesu ari ufite ubutware. Muri magambo, it doesn't matter icyo umuhanuzi avuze, it doesn't matter icyo ngewe mvuze, it doesn't matter ibitekerezo na opinion ufite uko zaba zimeze kose, ibyemewe imbere y'Imana n'ibifasha abantu n'ibituruka mu kanwa ka Yesu Kristo. Amen. Rero kuba uwanditse iki gitabo yaraprecizinze akavuga ngo mu bihe by'imperuka Imana yashimye kuvugana natwe mu kanwa k'umwana wayo, ibyo yashaka kuvuga ntabwo ari literal kuvuga ngo tuzajya twumva ijwi rivugira mu ijuru Yesu avuze ikintu tubone kucyumvira, ahubwo yashaka gusinyara yuko Imana yashize focus yose, ishyira n'ubutware bwose mu magambo avuye mu kanwa ka Kristo. Kuko iyo ukomeje umurongo wa 3 n'uwa 4 biritwereka uburyo ngo iramiza isi yose ngo n'ijambo ry'imbaraga, amagambo ya Kristo, amagambo ya Yesu niyo ngo aramiza isi yose. Bibiliya ikavuga mu Baroma gice cya 10:17 ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Uwizera ashaka kwizera bya nyabwo, ashaka gukomera bya nyabyo, agomba kumva, apana kumva gusa amagambo, ahubwo ni ukumva amagambo ya Kristo. Cyangwa avuga ngo faith comes by hearing and hearing of the word of Christ, cyangwa se the word concerning Christ. Na ikibazo dufite mu itorero uyu munsi si uko ijambo ry'Imana ritavugwa, si uko tudafite ababwiriza butumwa bahagije, ahubwo nuko tudafite ijambo rivuga kuri Kristo. Kuko hari itandukaniro ryo kubwiriza isaha yose uvuga amateka ya Bibiliya, uvuga abahanuzi, uvuga experience zawe, no kuba wahagarara ukavuga Kristo, ukamuvuga, ukamupaintinga abantu bakamubona, ukamuvuga. Paulo yaravuze ngo mu Bagalatiya ngo yandikira Abagalatiya ababwira ngo abo ndamukwa kugeza Kristo abaye formed mu mitima yanyu. So tukagombye kuvuga Yesu ku buryo kugeza igihe abantu bumva Kristo bakamubona, bakabona ishusho ye ibaye painted with the words that describe him. Ariko turatinda tukavuga amateka ya Bibiliya, tukavuga ibintu byinshi, ariko ntitumenye yuko ibyo byose byanditswe mu ijambo ry'Imana byashiriwe kugira ngo bisohore kuri Kristo. Na kuba Bibiliya ivuga ngo mu bihe by'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo, bivuze iki? Bivuze ngo the only legitimate word ushobora guhagararaho, ushobora kugiriramo confidence, ni ijambo ryerekeye Kristo. Muri magambo, niba mvuze ibyo Dawidi yakoze, niba mvuze ibyo Aburahamu yavuze, niba mvuze amateka y'Abisirayeli, ni byiza ko mbivuga, ariko the conclusion of that story has to be Jesus, kuko niwe Imana ivugana natwe. Ngo kuvuga ngo Imana yambwiye, hari abantu ari ijambo tukunze gukoresha ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye. Ni iki dushingiraho tuvuga ngo Imana yatubwiye? Kuko hari n'igihe tugira ibitekerezo byiza, tukagira ibyiyumviro byiza, tukavuga ngo Imana yatubwiye, ariko the Bible is clear mu buryo Imana ituvugisha, ngo ivugana natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Reka mbaho urugero uburyo Imana itunganiriza. Njyewe iyo mvuze ngo Imana yambwiye, nkoresha iki? Urugero, nshobora gusoma ijambo ry'Imana, tuvuge muri Zaburi igice cya 23 umurongo wa 1, ijambo tuzi twese rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Mu by'ukuri iri jambo urihaye abantu 1000 ushobora kubona ibisobanuro 1000. Muri ibyo bisobanuro 1000 ni iki cyagufasha kumenya ko igisobanuro runaka ari cyo cya nyacyo? Umwe ashobora kuvuga ngo Uwiteka ni mwungeri wanjye, sinzakena, agahita afata conclusion akavuga ngo ubwo Uwiteka ari mwungeri wanjye, sinzigera mbura amafaranga. Ubwo Uwiteka ari mwungeri wanjye, sinzabura akazi. Ubwo Uwiteka ari mwungeri wanjye, sinzarwara. Ubwo Uwiteka ari mwungeri wanjye, nta kibazo nzagira muri iyi si
kuko ntacyo nzakena n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma nkataha mvuga nti Imana yambwiye ngo sinzigera nkena. Hanyuma inkonika zikaza zikagukubita, uburwayi bukaza bukagukubita, noneho hagatangira kubaho conflict mu bitekerezo bivuga ngo ko nasomye ijambo rikambwira ngo Uwiteka niwe nkugera ngo isizakena, kuki ndi gukena, kuki ndi kurwara. Nyamara ikibazo si Imana yananiwe kugusubiza, si Imana yananiwe kuguha amafaranga, ahubwo uri victim ya interpretation yawe itariyo. Urimo kuvuga ko Imana yakubwiye ariko siyo yavuze, kubera ko ibyo wavuze byose, ibyo wasomye ntabwo wigeze ubihuza na Kristo, kandi Imana mu minsi y'imperuka ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Nawe kubihuza na Kristo bivuze iki? Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Iyo ndemye muri Yohana igice cya 10 mbona Yesu yideclaringa nk'umwungeri. Hari ibyo avuga akivuga, akavuga qualification ye n'ikimutera kuba umwungeri muzima. Ntabisoma nkavuga ngo Dawidi yavugaga umwungeri, ariko njyewe uri hirya hano mu isezerano rishya, umwungeri mfite ni Yesu Kristo. Niba mfite Yesu rero, kuba ntazakena bivuze iki? Bivuze ngo uwo mwungeri wanjye ambereye byose, ndanyuzwe kuba mufite. Shobora gukena, shobora kurwara, ariko icyo nzi cyo ntazakena ni kimwe, nuko sinzakena the presence y'umwungeri wanjye. Kuba Yesu ari umwungeri wanjye, mfite confidence yuko no mu bibazo nzanyuramo. Kuba Yesu ari umwungeri wanjye, it doesn't matter ibyo ntafite hano muri iyi si, kuko we ndamufite. You see, rero iyo utasobanukiwe Kristo, umukoresha nk'igikoresho kikugeza ku byo ushaka. And suddenly, that's what we are living as Christians. Ndizera ko wenda twese turi hano turi abakristo, ariko ikintu ndashaka ko tugisobanukirwa neza ko akenshi dukoresha Imana kugira ngo tugere ku byo dushaka. Reka nsenge Imana kugira ngo mbone kiriya kintu. Reka nsenge Imana kugira ngo mbone umugabo. Reka njye ku rusengero kugira ngo mbone umugore. Yesu yabaye igikoresho kitugezayo. Nyamara ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, mu yandi magambo, he is everything I will ever need. Having him is worth more having the whole world. Kuba mufite bifite agaciro kurusha ibindi byose natwara. Ariko turimo turavuga uburyo Kristo ari we center y'ibintu byose. Ibivuga kuri Kristo, ibisobanuro kuri Kristo nibyo Imana yashyize hejuru y'ibindi, kandi nibyo tugomba kugenderaho. Byaba ari akaga ubayeho uri umukristo ariko utazi Kristo, umwumva gusa umuririmba ariko utamuzi personally. Reka nanjye wenda uru rugero rundi ni inkuru tubona muri Luka no muri Matayo, igihe Yesu yajyanaga n'abigishwa be batatu, Yohana, Yakobo na Petero, bajya ku musozi bagiye gusenga. Hanyuma Yesu abasiga hasi, arazamuka ajya hejuru. Biravuga ngo Yesu ararabagirana, ngo umucyo uba mwinshi, ararabagirana, ngo imyenda ye ihinduka umweru, irera cyane. Hanyuma ngo muri ako kanya, ubwo Petero arimo abireba, muri ako kanya haza abagabo babiri, umwe amujya iburyo undi amujya ibumoso, ngo umwe yari Eliya undi ari Mose. Birivuga ngo baza kuri Yesu ngo bamubwira iby'urupfu rwe n'ibindi byose. Hanyuma rero bahagaze hamwe nawe, ngo nabo baje barabagirana, ariko mu kanya gatoya, ari version nigeze gusoma na commentaire ivuga yuko Yesu yarabagiranaga kubarusha. Ngo nyuma ijwi rivugirira mu ijuru. Aho niho nshaka gutindaho cyane. Rivugira mu ijuru rihamya, riravuga ngo uyu niwe mwana wanjye nishimira, ngo abe ari we mwumvira. Mwibuke hahagaze abagabo batatu, ariko ijwi rivuze ngo uyu niwe, ritunga urutoki Yesu, ngo abe ari we mwumvira. Mose afite ibyo yavuze, Eliya afite ibyo yavuze, kandi byose biri mu ijambo ry'Imana, byose turabyizera, ariko Imana yavuze ngo mwumvire Kristo. Kubera iki?
ese ibyo bivuze ngo ibyo Mose yavuze ntitubyumvire? Ese ibyo bivuze ngo ibyo Eliya cyangwa se navuga ko Eliya ahagarariye abahanuzi, ese ibyo abahanuzi bavuze tubireke tujye dukurikira gusa ibyo Yesu yavuze? Icyo kintu Imana yakoze cyasobanuye iki? Cyasobanuye ngo ubwo uyu Kristo yaje ari ugusohora kw'ibyo Mose yavuze n'ibyo abahanuzi bavuze bahagarariwe na Eliya. Muri magambo, uramutse wumviye ibyo Kristo, uyu mugabo nimumwumvira mukamwizera, muraba musohoje ibyo Mose yavuze, muraba musohoje ibyo Eliya yavuze. Ntabwo mukeneye kubagereranya ngo iryo jwi rimaze kuvuga gutyo biravuga ngo abo bagabo babiri bahita babura. Ngo babuze, Petero yisanga ahagararanye wenyine ari kumwe na Kristo. Hanyuma agira zile, agira kuraje nyinshi zo kuvuga ngo hano reka tuhagume, tuhamba amahema, ngo imwe ya Mose, indi ya Yesu, indi ya Eliya. Message ntabwo yahise ayumva. That's how we are. Natwe uyu munsi ntabwo turasobanukirwa icyitwa gushyira Kristo hejuru y'ibindi bintu byose. Ariko icyo Imana yashaka kuvuga ngo uyu Kristo niwe gusohora k'ubuhanuzi bwose, niwe gusohora kw'amategeko yose ya Mose. Mumwumvire. Kumwumvira bivuze mumwumve, mwumve ubutumwa bwerekera kuri we, mubicakire, mubyizere, amatwi yanyu ahore yumva uyu Kristo, kuko he is the Lord over everything. Icyo gihe abayuda n'uyu munsi bemeraga Mose cyane ku buryo bamufataga nk'ikindi kintu kidasanzwe. Nkunda gusetsa nkavuga ngo wasanga impamvu Imana itigeze igaragaza aho yahambye Mose nuko wenda igituro cye kirashoboka ko cyari guhinduka irindi dini kubera uburyo bamufataga. Ariko kuba Mose yaragarutse na Eliya akagaruka bikagaragarira abantu, hanyuma ubutware bwose bugasigara kuri Kristo, nicyerekana ko Jesus is Lord. And ubuzima bwa Mose bwose bwabereyeho kugira ngo akomeze pointinge kuri Kristo. Ibyo abahanuzi bose bavugaga babivugaga ngo bapointinge kuri Kristo. Hanyuma uwo dufite ubu ngubu niwe Yesu Kristo, niwe mwami dufite, niwe tugomba kumvira, niwe twasomye mu Baheburayo havuga ngo Imana ivuganya natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Amen. Naho ni byinshi navuga kuri ibi bintu ndimo ndababwira, uburyo Yesu ari umutware, ijambo rye rirenze ibintu byose, nanabifatanya n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kugira ngo bigire impact mu buzima bwawe, nuko usobanukirwa icyo ibyanditswe bivuga kuri Yesu Kristo. Kuko benshi tumeze nka Petero, turacyashaka kubamba amahema atatu, kuko Yesu twumva ko ari kuri level imwe n'abandi bose, ko nta mpamvu yo kubihuza. Mose tumufate kimwe na Yesu kuko bose ari abantu bakomeye Imana yakoresheje mu gihe cyabo. No, abantu babaye hose babanjirije Yesu baje kugira ngo bari we bavuga, baje bamubanziriza. Ibyo bavugaga byose byerekanaga kuri Kristo. Buriya no mu isezerano rya kera nubwo utabona izina Yesu, ariko ibyanditswe byose byanditswe ari we bipointingaho. Kwinterpretinga ijambo ry'Imana mu buryo nyabwo ni igihe utangiye gusobanukirwa no kuvumbura Kristo mu byanditswe. Ariko biragusaba iyo effort yo gusoma inkuru ya Goliyati ntirangire kuri Goliyati, nusoma inkuru ya Yeriko ngo irangirire kuri Yeriko cyangwa irangirire kuri wowe. You know, abantu bagera ku ijambo ry'Imana, the end, the target of ijambo ry'Imana ari twebwe. Ugasanga igihe usomye inkuta za Yeriko wumva ko bigomba kurangira nawe inkuta zawe z'Yeriko ntazi zigomba kugwa. Ibi ntabwo mvuze ko Imana itadutabara. Imana iradutabara, Imana iradukiza. Hari ibintu duhura nabyo byenda gusana n'Yeriko ikabidutsindira, ariko icyo cyanditswe kuba kiri muri Bibiliya ntabwo cyashyiriho wowe, cyashyiriho Kristo. Ni ukuvuga ngo ubusobanuro bw'ubuzima bwanjye buza nyuma maze kubona Kristo. Iyo maze kubona Kristo mu cyanditswe mpita nimenya aho ndi.
urabyumva. I find the definition of my life, I find my value mu gusobanukirwa the value of Christ. Menya imbaraga zanjye, nkamenya authority Imana yampaye, maze binyuze muri authority ya Kristo afite, kuko niwe nambaye, niwe nizera, niwe undengera, niwe nirata, niwe byose byanjye. Adahari njyewe as a person ntacyo maze, nta nicyo nakora, nta nicyo nakwishoboza. So Christ is the Lord over all. So reka mbatera inkunga mbabwira ngo shakisha kumenya Kristo mu bintu byose, shakisha kumenya Yesu mu bintu byose. Nusoma ijambo ry'Imana, niwumva ibibwiriza, niwumva inyigisho zitandukanye, the question you should ask yourself ni, ibi ndi kumva biri kumbwira iki kuri Kristo? Biri kumbwira iki kuri Yesu Kristo? Kugira ngo nzabashe kumenya ko Imana irimo kunganiriza, kugira ngo nzabashe kumenya ko Imana irimo kumvugisha, nuko ibyo ndi kumva biri kuvuga kuri Yesu, kuko ibiva ku Mana byose nibiva mu kanwa ka Yesu Kristo. Aho ngaho nibyo bizatuma tubaho ubuzima bwa Kristo bukomeye, duhagarara mu kwizera kwacu, tudahagarara ku magambo y'abantu, kubera ko buriya reka mbabwire, tubeshejweho n'ibyiringiro. We live by hope. Impamvu ubyuka mu gitondo ukajya ku kazi ni uko uba ufite ibyiringiro by'uko nujya gukora hari ikintu uri bubone. Impamvu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ni uko uba ufite ibyiringiro. Muri iyi si, without hope you cannot live. So what is the hope of a Christian? Hope dufite ni Yesu Kristo, ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Noneho nta kintu kibaho cyica umuntu nko kugira ibyiringiro bitari bizima. Mu Baheburayo baravuga, mu migani baravuga ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara. Dufite abakristo benshi barwaye imitima, twarwaye imitima cyane kubera ko twashize ibyiringiro byacu aho bitagomba kuba biri. Ariko Imana ishimwe ko yongeye kutwibutsa yuko Kristo ari we byiringiro byacu. Nitumwiringira ntabwo tuzakorwa n'isoni. Niturelyinga kuri we, ngo nawe azadukomeza, ngo nawe azaduha imbaraga, ngo nawe azatuyobora inzira dukwiye kunyuramo. So shakisha kumenya Kristo, menya ko ari hejuru y'ibintu byose, menya ko ibyanditswe byose n'ababayeho bose niwe bashyira hejuru. So he is the Lord over all, he is the Lord over everything. Hari umuntu wavuze mu Cyongereza aravuga ngo, if Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Yesu ntaba umwami wawe ku cyumweru, ntaba umwami wawe kuri bimwe, hanyuma nugera ku bindi umushyire ku ruhande. He is the Lord of all. Kandi nukomeza kumwitabaza, nukomeza kumwiyambaza mu buzima bwawe, ari we ushize hejuru, uzabona impinduka mu buzima bwawe.